hano umumvise uko ibyo mwatetse bimeze maze numara guherezana babiri batatu babagaragu baze babakire mwebwe ntabwo mukwiye kwirirwa muri kwirukanka kubera ko uyu munsi niwo w'icyubahiro ntabwo utabigendeye yego yerera noneho byemveni ubundi hasigaye ibintu bigende gushaho kugenda neza ubundi bidusaba uri ku mujyi wa gitari yongeremo urutoki ibintu bigende gushaho kuryoha
ubundi hasigaye amushimire generali ngoreye ngo data mukuru nahaguruke ubundi hasigaye agende amushimire ku mugaragaro. Muhuza ibiganza reka dusabe n'ubundi nyamuneka tambuka byembe nagushimire. Ari kuvuga ati wagereye umukobwa neza, ari kuvuga ati nta wundi usibye wowe, ni wowe ubikwiriye, ni wowe ugomba kubikora. ubundi hasigaye byembe umwanya n'uwawe dutaba babagaragu kugira ngo bihute byembe nari kujya nyongorera ariko abo bagaragu b'iwanjye ko batari kwihuta. murakoze kuba mpagaze hano. Uyu ni umukwe ariko ndi kuvuga ariko hari n'unguriye. Mu banyarwanda baravuga ngo ntabwo ko kazibika isaka ihari, siko bivugwa. Ubwo rero mwaba mufite amategeko mukavuga ati uyu mugabo ko tukubona kuze haba hariho undi musaza, hariho undi musaza nanjye mu byubahiro bye nta jambo naza kuvuga ubwe ataravuga nahaguruke uyu musaza hagarare hano. Komera neza. Murakoze aje muri kigo usanga abana bacu kugira ngo tubafashije mwese babashimiye aya masezerano twateguye kugira ngo mwese ugerageraho abyore. Duhagaze hano noneho reka nze duhereze Byembe ubwo nk'umuntu w'umusaza, nk'umuntu wamurereye, nk'umuntu wagize ute nawe ni mukuru. Ujya umuntu ukuzaniye umugeni, uwo muntu nawe bakomeye kandi ngo habaga basezeraniye niho bahurira. Reka nze duhereze Byembe nawe umuntu w'umugabo kuko tuba twamuzaniye umukobwa we nawe arashobora kwivugira. Ntabwo twamusondetse yavuze ati ari ingofu cyangwa se akantu nari muziho. Reka nze ndebe ko ariko ko uyu musaza ataba yambuhuriye. Byembe gifata mikorofone. Murakoze ntabwo ndasubira mu mazina yawe inshuro nyinshi. Noneho ni ukuvuga ngo yewe nkigera kwa umusaza ntabwo ndamusiza kuko byamaze kujya kumugaragara. Ngiye kumushimira uburyo yamfashijeho mu buzima bwo kubona n'indi umwe nagiye ageze ku rugo rwe umukobwa baramubikira uyu munsi rero bamuhaye akaba kuri uwo kubara. None gahunda yo kumushimira kuko bareze neza iyo gukura yakiberetse ntabwo yigeze gutera urugendo. Uyu munsi wa none rero naba nshaka gushimira umusaza. Byembe ati rwose muzehe reka ngushimire mpambike ingofero y'icyubahiro mu bandi kubera ko urabikwiriye. nawe reka mwongera amashyi mu buzima bigamba kandi ntugire ngo birarangiye. Byembe ati ntabwo ushobora kwambara ingofero itagira inshyimbo nayo iraharati mu gihe ugera mu bugerere imvura yaguye umuyaga waje. Nyamuneka ntuzibagirwe kugashyiramo kubera ko urabikwiriye. niba turi icyubahiro kubera ko ugomba gushimirwa kubera ko ibintu ni byiza, ibintu biraryoshye. kandi Byembe ati nyamara hari inshyimbo, hari uburyo umusaza agomba kujya ahagarara mu bandi basaza. ati ntabwo ugomba kuzajya ugenda gutyo gusa ahubwo birakwiriye. nyamuneka Byembe guragusa umusaza maze umusaza rwose mumuhereze
maze muzati muzehe kamwe kumbagira gusa muzigera mu bunyerere imvura yaguye ntuzazajya wibagirwa kandi ntuzajya wibagirwa wibuka ko wareze umukobwa neza akaguhesha agaciro mu bandi babyeyi. Yego murakoze cyane mu kuzibiganza mwabanye ibintu byiza mwakoranye ibintu byose kandi koko tugomba kwizihirwa. Urakoze cyane kandi nanone yego uyu mukobwa atari kubabatse mbere nawe uramenye utazanye umugono aravuga ati nawe ntabwo wavutse ku giti cyangwa ntabwo ukurikije hejuru ahubwo ufite umubyeyi. Reka duhamagare noneho umukobwa umubyeyi w'umukobwa atandukanye bamushimire ku mugaragaro mu bandi babyeyi. Tambukana ishema n'isheja, tambukana ishema n'isheja, tambukana ishema n'isheja. ubundi hasigaye tugushimire kubwo ibyo wakoze. Yego noneho rero mu gihe turi kureba uko ibintu bimeze ndabasaba ngo mushyiremo amashyi. Ibintu ni byose, ibintu bimeze neza. Noneho rero Judith ati ngomba gushimira Gatabukwe yabyariye umugabo mwiza w'igikundiro, arahagarara mu bandi akagaragara, afite ubwiza urabona ko akeye kandi rwose birakwiye ubona ko ari umugabo ushinguye. Nagiye yanjye wanjye nari kumuha nuko uyu musaza yanjyanye nawe nta kundi. Rero noneho Judith yemerera werekere umutware umubwira ati ngaho mushimire umwandikiye ingofero kugira gutya uyimuhereze maze egera hino ku mugaragaro bagushimire. Icyubahiro uragikwiriye, icyubahiro uragikwiriye. Muvuze ibiganza rero, muvuze ibiganza, muvuze ibyo biganza, ibintu bigenda birushaho kugenda neza. Kandi Judith ati ntabwo ari ibyo gusa, Dembeni usandeva gutya nanjye hariyo nitwaje, agomba kuzajya agera mu munyerera akayifunga, ubundi akajya avuga ati nanjye yagera mu bandi bakaba akabivuga, akavuga ati ngo rero Judith umukobwa nanjye yadesheje agaciro muri rubanda. Noneho Judith rero mugire mucya mufatikanye, nimumara gufatikanya ubundi ahasigaye rero uhagararawe nyemerera uhagarare gutya kugira ngo ikoranabuhanga naryo rikubone. Noneho ugere gutya mwegere mateho ubundi hasigaye ibintu birinde birushaho kuryoha. Murakoze cyane mwazawe. Yego maze muzehe wongere ufatishe musindagire urutare gitwaye maze gutwende tugaramire kandi bagiye kuganira nabyaye batura hanze murundi biganza rero. Noneho rero munyemerere ibintu bigenda birushaho kumera neza. Gahunda ngerageza ni kujya ndeba ariko uyu musaza ntabwo yari wenyine mfite na mahukwe. Sembera sifite na mahukwe, reka dusabe na mahukwe. Uragengeni yegerejwe abana bamushimire bamuhereza agaciro, maze umukobwa amubwira ati nyamara ibintu bimeze neza, ibintu biraryoshye, tambukana ukajyanawe, tambukana ishema n'isheja mu bandi babyeyi, maze bagushimire muri rubanda bose bavuge ngo uyu mubyeyi yarabyaye akoreye icyubahiro. Tambuka rero mufatikanye mwakuramwe, mujye murafatanya muri byose, muvuge ngo turafatanije rwose. Ubundi ariko ibintu byiza ko katarana aba bantu mwahuje ibiganza mukongera mukabongera andi makuru nawe cyo kuri wowe ko ibintu bizagenda rwose. Ariko reka nagateseke nanjye namuze menshi, reka tujye kugira gutya maze tunanyeganye. Yego ntabwo ari ibyo gusa rero
nawe akifite mabuke maze nawe yegere hafi bamushimire nyamuneka nyina wa Judith tambuka bamushimire urabona ko wambaye umugore wakeneye naberewe tugiye twakeye urego wambaye utyo maze bamushimire mu maso ya rubanda bose bavuga ngo ibi bintu ni byiza bose pe maze bashyiraho indeba kure utyo rwose urakoze cyane bamuhuze ibiganza tubashimire kubera ko babishigisha n'ababyeyi bababesheje agaciro maze munyemerere rero nde kujya ndeba nareba nkubona cyane kujya nyokorera ambwira ngo nyamara nanjye mu rugo wanjye hari icyo namubwiye urabona akazi kujya nanyokorera ari kujya nshirishiri yohereza na mesaje mu kanya kashize ari kujya ambwira ati pare hari ukuntu ari kundeba nyamuneka nanjye munyihutire urapare nawe ari kujya ahagarara nkabona telefone yanjye ahubwo nuko nayishimije nanjye uba yabasagurije mesaje zagwereye zamugera urutoki maze tugende tunyeganyeza